Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwutorwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Umugoroba mwiza nshuti namwe bakunzi ba Country FM, by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro cyacu aricyo cyanyu n'ubundi ikiganiro Ijuru ntirikorerwa. Turabasuhuje, twari tubakumbuye iminsi yaribaye myinshi, ariko turizera ko muri n'amahoro. Ariko dusuhuje ndetse na bene data bagikunda ari benshi ikiganiro baba banagikurikiye, ubwo ndavuga abatagatifu bose baduteze amatwi, nabo turabasuhuje. Ariko hamwe n'inshuti zacu nazo zikunda kubana natwe mu kiganiro, nabo ntago twabibagirwa cyane ko turabizi kuri aya masaha baba bayazirikanye. Harimo n'ababa baduhamagara batubwira bati nyaboneka twizere ko n'uyu munsi ikiganiro gihari. Ubwo rero kirahari, twanakigezemo, twahageze, tubishimiye Imana. Nkuko musanzwe n'ubundi mubimenyereye, nagomba ndi njyenyine muri studio, tuba turi babiri. Uyu munsi muravugana na Emile&Damascene, ariko ndi kumwe n'umuvandimwe nawe nabaho umwanya akabaramutsa. Nanjye ni Emile&Damascene, ngira ngo nanjye mumaze kumenyera mu kiganiro. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu ndi hano. Mariko bw'urukundo, ariko urukundo rw'Imana, urukundo rwifuriza abantu gukira urupfu rw'iteka, bakabona ubugingo bw'iteka cyangwa se ubuzima bw'iteka. Muri mwe yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, unasabe n'Imana kugira ngo ibahishurire Yesu, noneho bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Iyo umuntu rero amaze kumenya amakuru meza yuko Imana yatanze ijuru ku buntu, ntabwo abyihererana, ahubwo ahibikanywa n'ishyaka ryo kugeza ku bandi. Cyane ko nyine aba ari inkuru y'umunezero. Ariko nanavuga ngo igituma nagira ishyaka ryo kwigeza ku bandi ni ibintu bikomeye, cyangwa se ni ibintu by'agaciro ababonye, ariko akabihererwa ubuntu. Kuko mu buzima busanzwe umuntu arikunda cyane, ku buryo burya ari amafaranga amenetse ahantu biragoye ngo umuntu abe yajya kubanza kubwira abandi ngo muze ngo hari aho nabonye tuyatore. Aho ngaho umuntu arikubira. Ariko icyo Imana yaduhaye cyo yakiduhereye ubuntu. Kandi duha ikintu gikomeye kiruta n'amafaranga. Bityo rero umuntu yakibonye akurikije ukuntu umutima we wagishakaga n'uburyo yakifuzaga, icyo kintu akagiherwa ubuntu. Umutima nyine uramuhibikanya nk'uko warubivuze muvandimwe. Ayo makuru aba yumva nyine yayageza no ku bandi, nabo bakaza kwifatira kuri ibyo bintu by'ubuntu. Urumva nyine ikindi twahereye ubuntu koko, ariko kugira ngo dutangire ubundi, ni nayo mpamvu nyine ntacyo twaka abo tugezaho ubutumwa bwiza, kubera ko nyine impano y'Imana ntabwo igurishwa. Ubwo bitandukanye n'ibyo abantu bagiye babwirwa kuva kera ko hari ibyo bagomba gutanga kugira ngo Imana ibemere, kugira ngo
izabaho ubugingo buhoraho. Yego rwose. Twabuhawe ku buntu. Natwe tugejejweho inkuru nziza turayizera. Ahubwo natwe dutegekwa gusa, dutegetswe n'Imana natwe kuyigeza ku bandi. Nibyo pe. Ubwo rero urwo rukundo rw'Imana rukorera mu bana bayo nirwo ruduhesha kuba turi hano muri studio. Yego. Ariko navuga ko inyuma yacu haba abandi bantu benshi. Abo nshaka kuvuga ni bene data bose. Yego. Nabo bamaze guhishurirwa. Batabasha bose kwicarira hamwe natwe hano muri studio. Ariko nabo bicaye basabira nabumva ikiganiro kugira ngo yego nabo bahishurirwe. Tuba turi hano rero twaratumwe n'abandi. Abandi benshi, abandi bakiranutsi bose. Yego. Umukiranutsi wese aho ari nta kindi abasaba ngo n'abandi bizera ubutumwa bwiza. N'utari hano rero umutima we uri gusabira abandi gusa nabo kugira ngo bizere. Nibuka bene data bakuri simerwa ngira ngo bajya bakunda kutubwira atari ko kuki mudadusuhuza. Babasema ngira ngo bari kutwumva. Yego n'abadativa. Reka tubaza. Ariko barakanatubwira atari ko mujye badusubiriza noneho n'abandi bene data. Tuba twabasubije muri rusange ariko reka tutange intashyo za bene data bakuri simerwa. Uwo mwenda hari tuvemo maze kuba bwinshi. Nibyo rwose turabaramukiye cyane. Turizera ko bari amahoro banaguwe neza. Yego. Banezerewe nyine ukuntu n'ubundi Kristo yaduhaye cyase yatugize. Nibyo. Ariko nongeye no kwibuka bene data twigize tubana hano muri zi studio. Yego. Uri kuvuga ko nanone turi hano ariko navuga ngo n'ubundi tuba twaje mu mwanya w'abandi benshi cyane ko ntitwahuzura. Nongeye kwibuka bene data b'i Kigali bigeze badusura. Tubana muri zi studio dukorana ikiganiro. Yego. Barimo Ndora yabo Fidel. Yego. Na Eric Kagimbura. Yego rwose. Bari bagize iryo shyaka nyine urumva kuva i Kigali ukaza gukorera ikiganiro Rusizi. Yego. Nabyo nyine ni bwa buntu n'ubundi twahawe tuba dukomeza gutangira nyine nk'uko Imana ibi bidusaba. Nabo ndabasuhuje ndizera ko nabo badukurikiye. Yego. Bakomeze bagubwe neza. Ubwo sinabura wita nanone nibuka ubwo Patrice nawe hari. Yego. Ndetse na Theophile. Nabo bagubwe neza muri Kristo. Ariko nabashiki babo babana. Ubwo ndavuga Pelagie, ndavuga Mugurwanka. Ubwo nabo turabasuhuje by'umwihariko. Yego. Nkuko rero bisanzwe ikiganiro cyo nyine mwamaje kucyumva ni cya kindi ijuru ntirikorerwa. Uyu munsi rero nabwo dufite amagambo cyase ibyanditswe byera Imana yadushyize ku mutima kugira ngo tubashe kubisangira n'abateze amatwi Country FM. Yego. Ubwo waba afite Bible hafi cyase Bibiliya yayiyegereza kugira ngo dusangira no magambo ari muri Mariko ibice 10 umurongo 13 turagera 15. Yego. Ni Mariko ibice 10 turasoma dohere ku murongo 13 tugeze ku murongo wa 15. Kadusome. Bamuzanira abana bato ngo abakoreho, abigishwa barabacyaha. Ariko Yesu abibonye ararakara arababwira ati mureke abana bato bansange. Ntimubabuze kuko abameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazabwinjiramo na hato. Amen. Reka nanjye nsome muri Bibiliya yitwa ntagatifu. Ariko ni kimwe na Bibiliya yera. Yego. Ikintu kitagatifu n'ikintu cyera ntago bitandukanye. Biba ari kimwe. Nuko nzi ko benshi bayikoresha nanone.
binatuma hari n'abantu biyumva mu kiganiro burya na Bibiliya njya nkoresha barayemera twazisoma zose kuko ziba ari nyinshi ariko wenda reka dusome mwize ebyiri gusa nuko bamuzanira abana bato ngabakoreho maze abigishwa barabakabukira. Yezu abibonye ararakara maze arababwira ati nimureke abana bansange mwibabuza kuko ingoma y'Imana ari iy'abameze nkabo. Ndababwira ukuri, umuntu wese utazakira ingoma y'Imana nk'umwana ntazayinjiramo bibaho. Amen. Amen. Imana ishimwe, ishimirwe nyine ijambo ryayo, kuko buruko turisoma n'ubundi dukomeza kurishimira Imana. Nibyo. Ariko nkuko tubyumvise muri aya magambo dusomye, ni Yesu n'ubundi wari uri kumwe n'abigishwa be, yego, baganira n'ubundi ijambo ry'Imana. Yego. Ariko n'ubundi akeshi ibiganiro n'ubundi Yesu yagendaga agirana n'abigishwa ndetse n'abandi bantu, n'ubundi byabaga ari ibiganiro biganisha ku bwami bw'Imana. Yego. Ni nabyo bibazo buriya abantu bakundaga kumubaza, ariko nawe nibyo yakundaga n'ubundi no gusobanurira abantu ndetse no kubasubiza. N'uwamubazaga ikindi kitajyanye n'ibyo yamwerekaga nyine ko nanone ibyo ngibyo bitagira icyo bimumarira, ahubwo akamwereka ko icyagira icyo kimumarira ari ukuntu yamenya ibijyanye n'ubwami bw'Imana cyangwa se ikijyanye n'ijuru. Hano rero n'ubundi abantu nyine bari bamushagaye birumvikana, kuko ni nacyo cyatumye abigishwa be bagerageza kwegezayo abana batoya. Urumva nubwo hari abana bato, ubwo hari n'abantu bakuru cyane, kurumva abo bana bari bazanywe n'ubundi n'abantu bakuru. Yego. Abigishwa rero ngo bagerageza kwegezayo abana, ahari ubwo kwari kugira ngo abantu bakuru begere aho Yesu ari, noneho babashe kumva neza. Ariko Yesu arabibona. Yego. Noneho amaze kubibona ararakara, cyangwa se biramubabaza mu yandi magambo. Arababwira ati rwose mwibabuza, nimubareke baze aho ndi. Ngo kuko ngo abameze batyo ubwami bw'Imana cyangwa se bw'ijuru ari ubwabo. Ndetse ngo ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazabasha kubwinjiramo. Aya magambo mu by'ukuri ahari kuyumva none uyasomye igihe kinini, ariko ukaba nanone wumva utasobanukirwa icyo n'ubundi abashatse kuvuga. Hano tubonyemo ko n'ubundi Yesu yagendaga yigisha, ariko n'ubundi kugira ngo abantu babashe kumva binumvikane neza, ubundi Yesu yari Imana yambaye umubiri w'umuntu kugira ngo ibashe kuvugana n'abantu. Ni nayo mpamvu araho yagiye agera akagerageza gukoresha ingero zijyanye n'ibiri aho hantu ari kuganirira n'abo bantu. Aho yageraga hari ibiti yageragezaga kubwira abantu, ariko akifashisha n'ingero z'ibiti. Hano rero naho hari abana batoya, niyo mpamvu n'urugero yakoresheje rwari urw'umwana mutoya. Nuko ngo arababwira ati rero mwibuza aba bana kuza aho ndi, nimubareke bansange, ngo kuko abameze batyo ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Ariko aya magambo yumva ntago yaravuze ko abazajya mu ijuru ari abana, ubwo ntago yaravuze ko ari impinja, nibyo, ahubwo yaravuze ko abameze batyo. Ariko ukanibaza ati se naba nk'umwana gute kugira ngo nanjye ndagwe ubwami bw'Imana? Yego rwose, kuko naravuze ngo ndanababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana mutoya ngo nta nubwo azabasha kubwinjiramo. Yego. Ahantu byumvikane neza icyo yarabwiye abantu, mu by'ukuri kubabwira kumera nk'abana batoya, nuko n'ubundi abantu benshi baba biringiye ibikorwa byabo. Yego. Ku kijyanye no kujya mu ijuru cyangwa se ku kijyanye n'iby'ubwami bw'Imana. Yego rwose. Abantu bose, umuntu wese aba yarashyize umutima ku bikorwa akora. Yego. Ibyo bintu akaba ari byo yishingikirijeho, akaba ari byo biri mu mutima we, akaba ari nabyo ashishikarira, atekereza ko ijuru agomba kuribona ariko riturutse muri ibyo bintu.
ariko ahangaha Yesu yababwije ukuri. Yego. Abwiza ukuri, ariko ubwo nawe udukurikiye, ubwo nawe turi kukubwiza ukuri. Ubwo abakozi nibo yabwiraga nyine, umuntu wese utekereza ko hari ibintu akora. Yego. Yaba umuririmbyi, waba uri umupasiteri, waba uri umupadiri, yewe waba rwose uri umunyamasengesho usenga ubutayu bw'amazi bw'imisozi, ibyo bintu byose umuntu akora akabishyiraho umutima atekereza ko aribyo byamuhesha ijuru. Nibyo Yesu yababwiriye rero ahangaha. Yarababwiye ati birasaba ko mumera nk'abana batoya, kuko burya n'ubusanzwe umwana mutoya burya ikintu cyose akorerwa ntago agikorerwa hashingiye ku byo nawe yakoze. Nibyo. Nubundi niba ari ibyahawe n'ababyeyi babimuhera ko bamubyaye gusa. Yego. Ntago babimuhera ko hari icyo yabashije gukora ngo icyo kintu kize ari nk'igihembo cyangwa se ari nk'ingororano y'icyo kintu yakoze. Ahubwo kubera ko nubundi aba ari umwana ntacyo yabasha kwikorera, nicyo gituma nubundi n'ababyeyi babasha kugira gute kumukorera. Ku kijyanye n'ijuru rero nacyo, iyo tubwira abantu ko ijuru ridakorerwa niko bimeze, ntago tuba tubeshye. Kuko nubundi ikihesha umuntu ijuru cyangwa se ikigomba kujyana umuntu mu ijuru ntago ari ikintu gituruka ku kintu umuntu yakoze. Niyo mpamvu ijuru ridakorerwa. Hano na niyo mpamvu Yesu yavuze ngo birasaba ko mumera nk'abana batoya. Nyine wiyumve nkaho ntacyo wakora, nta nicyo wigeze ukora. Ndabizi ko ufite ibintu byinshi utekereza ko hari ibyo wakoze, ubutayu bwawe, amafaranga watanze wubaka ibintu by'urusengero, ufasha abakene, ufasha imfubyi, ibyo byose birasaba ko witekereza nk'umuntu utarigera ukora ikintu n'iki, ube nk'umwana nyine kugira ngo ubashe kugabana ikijyanye no kujya mu ijuru. Nuko Yesu rero yarakomeje arababwira, hari n'abasobanurira, arababwira ati noneho rero umuntu we ushaka ubwami bw'Imana birasaba kamera gutyo, birasaba ko aba umuntu ufite zero mu biganza. Ku kijyanye no mu ijuru birasaba ko aba umuntu udafite ikintu n'iki na kimwe cyitwa igikorwa. Burya umwana n'ubusanzwe nta konti agira. Umwana ubusanzwe nta mutungo agira. Nta kintu aba afite, aba ari aho ari wenyine gusa, nta kintu n'iki na kimwe afite. Imana rero nayo kugira ngo wakire ijuru bisaba ko nawe uba nta kintu ufite, ushikamijeho umutima, cyaba igikorwa cyaba ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ukaba nyine nk'umwana kugira ngo ubashe kwakira ikiguzi cyangwa se igitambo Imana yatanze kugira ngo ubashe kubona ubwami bwayo. Bisaba kwakira icyo uhawe n'ubundi n'Imana, atari icyo wowe ufite mu biganza byawe. Nibyo. Imana ishimwe cyane. Ayo magambo ni meza. Twibutsa abadukurikiye ko mu kanya kaza gukurikiraho tuza no kubaha umurongo baza kutuganiriraho nabo kugira ngo dusangirire ijambo. Ariko nanjye nejejwe nuko Imana yashimye kudukorera byose ku buntu, ikaduha ijuru ryayo ku buntu, idutsindishirije muri Kristo Yesu. Imutanze ngo atange ibyo twasabwaga byose. Ejo bundi amagambo abavandimwe baganiriyeho yari meza cyane, yo mu Efeso 2, avuga ukuntu twakijijwe n'ubuntu bwo kwizera, ko bitavuye kuri twe ahubwo ari impano y'Imana, ko bitavuye no ku mirimo ngo hatagira umuntu n'umwe wakwirarira. N'amagambo meza cyane. Ndetse ku mirongo ibanza aho bavuga ko Imana ngo kubera ko ari umutunzi, niyo mutunzi mbega, kuko ari umutunzi w'imbabazi, ko yaduhinduranye bazima na Kristo, ikatujyana ikatwicazanya nawe mu ijuru iburyo bw'Imana turi muri Kristo Yesu. Urumva rero igikorwa cyo kutujyana mu ijuru niyo yagikoze yonyine, twe tutabigizemo uruhare, kuko twe ntacyo twari dufite twakora kugira ngo Imana itwemere. Umuntu avuka ari umwanzi w'Imana kubwo igicumuro cya Adamu, akavuka adashobora kwemerwa n'Imana, adashobora no kwegera Imana. Byumvikane neza ko tuvukira hanze y'ingobyi y'Imana, kuko niho umukurambere wacu yajyanwe amaze kugomera Imana, ariwe Adamu ndetse na Eva. Tukabavukaho rero twese turi mu bugomera Imana. Umuntu rero umeze utyo nta kintu yakorera Imana kugira ngo Imana imwemere. Nyakunda kubwira abantu ikintu cyitwa kwihana, abantu bagomba kucyumva neza. Icyo twihana ni iki? Twihana ubugome bwacu tuvukana, twihana ko tuvuka turi babi imbere
y'Imana kandi ubwo bubi tubukomora kuri Adamu. Ni igicumuro yakoze ariko twese tuba duhindutse babi. Ni icyaha yakoze twese tuba duhindutse babi. Ni ubwandu bwamwinjiyemo ariko bumwinjiramo atarabyara umwana n'umwe, bituma abo yabyaye bose tuvukana ubwandu. Tuvukana kamere y'icyaha itatwegereza Imana ahubwo iduhunza Imana, ikishimira gukora ibyo Satani ashaka aho gukora ibyo Imana ishaka. Niyo umuntu yabigerageza, Abaroma 7 aratubwira ngo ngerageza gukora ibyiza uhereye ku munwa 14 kumanuka ngeze nko ku 20, ariko ngasanga ibi byantanze imbere. Urumva niyo washaka gukora ibyiza ntabwo ushobora, ibi bigutanga imbere. Niyo waba ngeso nziza, kuba ngeso nziza ntaho bihuriye no gukiranukira Imana. Ku giti umuntu yariyeho harimo ibyiza ndetse n'ibibi. Ibyiza bya muntu n'ibibi bya muntu byose birahwanye mu maso y'Imana, nubwo byaba bitandukanye mu maso y'abantu. Imana rero kubw'ubutunzi bwayo, imbabazi zayo nyinshi itunze, yashatse kudukiza. Itegura Yesu kugira ngo aze mu isi hanyuma akore ibyananiranye. Yesu yambara umubiri ariko ari Imana, agamije kugira ngo adutunganire twebwe abambaye umubiri, aduhagarariye mu cyimbo. Umucunguzi nicyo bivuga, aratungana ku kigero Imana yashakaga, hanyuma Imana ibibonye umuntu utunganye mu isi ari we Yesu. Ariko ababikoreye ngewe utari kubasha kubikora. Mu yandi magambo, mu maso y'Imana ubu ndiho narabanje kubaho, ndiho narabayeho muri Kristo. Kubwo kumwizera bituma bya bindi Yesu yakoze mu myaka 33 yamaze hano mu isi akiranuka ku gato na kanini, Imana ibara ko ari nge wabikoze. Umucunguzi nicyo bivuga. Abantu ntago bumva umucunguzi. Ariko icyo nge nasabwaga gukiranuka kuzuye kutagira inenge nk'uko Imana byashobotse ko Imana ariza yambara umubiri wanjye kugira ngo ikiranuke, noneho inkorere ikivi icyuzuze, nimbyizera imbareho ko nakiranutse ubwo Yesu yankiranukira. Ariko nanone nkaba ndiho nanone bwa bubi bwanjye bushobora no kungaragaraho, nanone harabonetse umwishingizi amena amaraso yo guhongerera ibyaha byanjye byose kugira ngo nanone nimbyizera nk'urwo urubanza rw'ibyaha. Abantu batekereza ngo umuntu yawarirwa ibyaha kubera ko avuze ngo Mana mbabarira ibyaha. Ntabwo bibaho. Amaraso atavuye ntiyabaho kubabarirwa ibyaha. Kwihana rero ni ukumenya kuri mubi. Kwihana ni ukwisobanukira ukamenya ko udashobora gukiranukira Imana, hanyuma ukihana ugahindukira ukareba kuri Yesu, we wakoze byose kugira ngo wemerwe n'Imana. Muri make, kwizera bibanzirizwa no kwihana. Umuntu arabanza akimenya, akabanza akamenya ko akiriho iteka, n'iryo iteka nawe akaryemera, akemeranya n'Imana, hanyuma noneho Imana ikamwereka umwana wayo we yahannye mu cyimbo cy'uwo muntu. Ukaba urihannye, ukaba uvuye mu banyabyaha ukabugiye mu bakiranutsi. Ibyo rero ni ibintu wizeza umutima, Imana ikakubara nk'umukiranutsi. Bikaba birarangije ukaba uraribona. Ukaba ubaye umwana muto udafite ikintu na kimwe warata, udafite ikintu na kimwe wakwiyemerana, ahubwo ukashimira Imana iyo igutsindishirije muri Kristo Yesu. Bigaragara ko burya umwana mu rugo ahabeshwa gusa n'ibyo ababyeyi bamukorera, ntago ahabeshwa n'ibyo we akorera ababyeyi. Ndetse na niyo mpamvu buryo icyo bamuhaye cyose abasha gushima, ashima kubera ko agikorewe nyine we atari no gushobora kukikorera. Burya niho ishimwe ry'umwana rituruka, ari ibiryo na nicyo gituma nubaha ababyeyi. N'Imana rero nayo ntago twayubaha turamutse twatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, turamutse twatsindishirizwa n'ibyo twebwe twakoze, ntabwo twabasha kubaha Imana. Njye nkunda kubivuga Damascene, kubaha Imana si ukuyikorera. Urumva ibanga, urumva Satani uburyo acurika ibintu kugira ngo ugaragaze ko ukunda Imana no kuyikorera ibi nibi. Oya, ko Imana si ukuyikorera, ni ugucishwa bugufi imbere yayo, ukemera ko ntacyo washobora, noneho ukakira ibyo yo yakoze byuzuye muri Kristo Yesu. Ukemera ko wowe utari gushobora kugaragara uri mwiza mu maso yayo, ariko ko icyasha cyakabaye kikuriho cyose Kristo yakikuvanyeho akakishyiraho, yarangiza akanaguhanirwa. Sibyo? Ubwo wubashye Imana, wemeye inzira yo yagennye ubwayo
yakugeza mu ijuru. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ni njye nzira, ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo, ntawe ajya kwa data ntamujyanye. Aya magambo nyine nk'uko Damascene atangiye bivuga ntago asobanura ko abana bazajya mu ijuru. Oya, nabwo abantu bajya babyibeshyaho. Ku murongo wasorejeho bavuze ngo ndababwira yuko utakira ubwami bw'Imana nk'umwana mutoya ntashobora kubwinjiramo. Icyo nshaka kuvuga ni uburyo abantu bakiramo ubwami bw'Imana. Niba ubwakira wumva ko wabuheshwa n'ibyo wakoze, ntago uri umwana w'Imana muto, ntago uri umwana muto, ntago uri umwana muto sibyo se. Bisaba kubwakira ucishijwe bugufi, nta kintu cyawe na kimwe kiriho. Arega mu ijuru abantu bazajya bikubita mu gatuza ufata nge ndi hano kubera ibyo nakoze. Niyo mpamvu muri Matayo n'ubundi 7 kuri 20 gutyo kumanuka gatoya abantu bazaza bakabwira Yesu ngo twakoze ibi mu izina ryawe. Noneho kugira ngo bashimwe bakababwira ati mwumve imbere mwa nkozi z'ibimwe. Simbazi nta nubwo nigeze kubamenya. Ntiwumva kubera ko muri kuza muvuga ngo mwe mwakoze. Mu ijuru rero nta muntu uzajya avuga ngo nge nakoze. Wabujyanye gazuzura ko shitani ntagatumye shitani akurwayo. Ahubwo Imana ijya kuvuga ibikorwa by'abantu yabivuze neza. Aho mpita numva kizatuma n'ubundi Imana ibabwira ati mwumve imbere mwa nkozi z'ibimwe. Kuko usomye mu Baroma ibice 3:23 hari amagambo avuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibabasha gushyikira ubwiza bw'Imana. Ni nacyo gitumaga n'ibyo bintu wowe utekereza ko Imana yabireba ikaguha ijuru, ibyo wita byiza uba warobanuye mu bibi wakoze. Kubera ko twabonye ko inkomoko yabyo ari kuri shitani. Kuko ngo igiti umuntu yariyo ngo ni icyo ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Ubwo ibyo bintu nabyo ni bibi. Nicyo gituma uzagenda wahishyika imbere y'Imana nyine ukayibwira ati dore nasengeye abantu mu izina ryawe, tidore nafashije abakene mu izina ryawe, tidore nubatse urusengero mu izina ryawe, naririmbaga mu izina ryawe. Imana ikubwire ngo mve imbere wankoze ibibiwe, sinkuzi ngo ariko sinigeze nyine. Nicyo gituma Imana byose izabyita, nicyo gituma abantu bose ari inkozi z'ibibi. Utemera rero kwakira nyine nk'umwana mutoya uko kuntu Kristo atanga, ni inkozi y'ibibi ku Mana pe. Ariko ubundi Damascene njye mbaza abantu buriya habaho umuntu ukora ibintu bibi gusa. Nawe abantu bose burya bagira ibyiza n'ibibi, biba muri kamere y'umuntu. Niyo mpamvu rero Imana itafatamo bimwe ngo ibyite byiza. N'ubundi byose njya mbwira abantu ko n'umurozi burya niwe ari mu bantu bagira impuhwe cyane. Umurozi uroga abantu kuko ntiyapfa kuroga ataguhaye ibiryo. Urumva yakugiriye neza ku ruhande ariko ku rundi yakwishe cyane. Urumva rero umuntu agira ibyiza n'ibibi, ariko ibyo si ibyo byiza bye ntago ari by'Imana yagenderaho. Nabyo birapfuye biva mu muntu wanduye. Isoko nimbi, isoko iratobamye. N'amazi rero n'amazi ni mabi cyane. Turi kuvuga ko ibi by'abana bato cyangwa se kwakira ubwami bw'Imana nk'umwana mutoya biranyibutsa Claude twahuye uyu munsi. Ngira ngo twahuye n'abantu babiri bose bitwa ba Claude. Twaganiriye nyine bumvishe ikiganiro bifuza ko tubonana. Ubwo n'abandi bose babyifuza mboneyeyo kubivuga ko duhari kugira ngo duhure nabo turushaho kubasobanurira bitewe naho bari n'ibingendo zibyemera. Ariko ndashimira Imana ku bwa Claude umwe watubwiye ko yatubwiye twamoje se tubwire umurongo umwe by'iburuzi muri Bibiliya. Aratubwira ati mbabwije ukuri ntawo. Atari ko numva nge narabohowe. Ticyo nzi cyo numva narabohowe. Numva ijuru ndifite, numva Yesu yarapfiriye, numva ibyaha byanjye narabibabariwe, ijuru ryo numva ndifite. Ariko ntimumbaze n'umurongo n'umwe wo muri Bibiliya. Kandi ikindi nzi nuko nzi cyari impejeje. Uyu munsi wanguye neza cyane. Nyine kwakira ubwami bw'Imana nk'umwana mutoya. Urumva nta kintu nge sinzi no nta byanditswe nzi, nta bindi bintu nzi, nta mirimo yindi mfite. Ariko nkimara kumva ikiganiro bw'ijuru ridakorerwa nagiteze amatwi, numva ibyo Yesu yakoze ndabyizera, numva ijuru ndaribonye. Ijuru mba ndaribonye. Claude arishimye cyane. Ntabwira abantu rero ko rwose be gucikanwa, ijuru Imana yaritanze, kutaryakira no guhomberwa. Imirimo abantu bahibikanwa nayo ntacyo rwose ishobora
kubamarira no kuvunwa n'ubusa ishobora kubamarira. Ubwo rero kubera ko nzi ko n'abadukurikira bari benshi yaba bene data ndetse n'abandi, yego, kugira ngo dusangire ikiganiro iminota isigaye 30 twabasubiriramo nimero za telefone zo muri studio bahamagaraho, izacu zo bwite turaza kuzibaha dushoje ikiganiro. Yego, ubwo rero wabasubiriramo noneho bagahamagara. Yego, nimero ya telefone hano muri studio ya mbere ni 07 88 44 21 25. Indi ni 07 38 3 5. Yego, izo nizo nimero bari buduhamagareho. Yego, hanyuma tugasangira ikiganiro. Allo? Oui. Allo? Umuntu yarabaye wa mbere ariko ntibimukundiye. Allo? Allo? Oui. Mwiriwe neza. Kwa Daniel mba mu gaca amahembe. Yego Daniel. Nashaka kubabaza mukorera hagana. Dukora iki? Umurimo w'Imana. Ndumva ko turi kuwukorera hano se. Ahubwo tubwire icyo wifuza tugufashe. Waba shaka yabona gute? Niba dushaka turaza kuguha nimero waduhamagaraho kugira ngo niba ushaka tunabonana tube twabonana nta kibazo. Sawa murakoze. Urakoze nawe. Allo? Ariko rwose azi kuduhamagara. Country FM, allo? Nimero zo turazimuha. Allo? Oui. Merikiyoro wese ubwa mbere tuvuganye yabo ubwa mbere ngiye no kumuntu bakomeje kuri ikibazo. Arya Merikiyoro uri hehe? Irutsiro nibyo. Namwahana imyatasi. Nibyo rwose. Mwabashije kuvugana? Tasana twabashije kuvugana uko nyuma yaho naje kunyamamagara. Adisimbuka cyangwa telefone yaje kugira. Okay, ntacyo turanaguha n'izindi z'abandi bavandimwe b'Ikarongi. Hari n'umuvandimwe ariko wundi w'Irutsiro ngira ngo witwa Anastase. Yego. Ubwo tuzaguhuza nabo bene data bose. Hanyuma umeze ute nyuma yuko wumvisha ubutumwa bwiza mu mutima wawe umeze ute tubwire muri make? Neza nta kibazo ndaho ndetse mu kuryama kwanjye kuryama nta bintu bindiye natekereza. Ibyo kurota kuzarimbuka ntibigihari. Ntabwo bikibaho. Watandukanye no kurimbuka. Watandukanye na. Yego rwose. Wabwira icyo abandi bateze amatwi Country FM mu mwaye masaha y'umugoroba? Nabone bagire bizere ko Yesu yadutiriye kuko nta kintu kibi tuzatanga mu isi. Yego. Yesu yatwitangiye. Nibyo rwose. Amasuri tasi ya no nari kunyumva n'abandi bavandimwe bose. Yego, urakoze cyane, urare neza. Murakoze namwe. Allo? Allo? Oui. Jeremy, Dusengimana Jeremy. Yego, uherereye Jeremy? Allo? Ni uherereye turakumva? Ikiganza cyanyu ni cyiza. Kumenya itorero musengeramo. Ariko ntabwo watubwiye aho uherereye Jeremy. Okay, ni Jeremy mu Bugarama. Mu Bugarama site? Gikonda mvura. Nibyo hakurya ushobora kuba wumva kandi. None se Jeremy? Pereza. Uvuze ko ikiganiro ugikunda. Ariko se ugikundira iki? Okay, ikiganiro nuko ikindikundira nuko kivuga ku ijambo ry'Imana. Ariko nkuko mwatubwiye ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko Yesu Kristo yaje kwitanga kugira ngo twongere ducungurwe bundi bushya. None se rero ko natwe twakagize uruhare. Tukemera igitambo yatanze. Yego. Bongeye mitambifatanye yuko twaba ari ukubiharanira. Kuko muri biba baranditse ngo ijuru ngo rijyamo ngintwarane
intwari nimba ari gute murabyumva turabyumva turanazi naho byanditse ibyo twanabisobanura wenda ushatse ko tubishobora kubikumvisha cyangwa no kubyumvisha abandi ariko tubwire nyine icyo ushaka kuvuga muri make rasa ku ntego nyine icyo nashaka kuvuga nuko numva ko tugomba gukora kugira ngo tubone ijoro tukakora iki ni ukwizera ni ukwizera twamara kwizera tugakora imirimo yo gukiranuka buretse kumara kwizera kubera ko aho niho ruzingiye n'ipfundo riri kugeza ubu we wumva warizeye njye narizeye tubwira icyo wizeye kuri Yesu wumva gihamye wahamiriza umuntu wese Yesu yarancunguye ku giti cyawe wumva yaragucunguye yagiye ku musaraba yaravuze ngo nimanikwa hejuru ku musaraba nzireherezaho amahanga yose yego numva ro muri abo mahanga yose yirehereje mu nanjye ndimo Jeremy urihangana tuganire neza ko yagucunguye se wumva nta rubanza na rutoyo gifite imbere y'Imana ntarwo noneho ukumva se bidasubirwaho ko ejo cyangwa ejo bundi bitewe wenda n'imbaraga nke cyangwa nyinshi za Jeremy Imana idashobora kwisubira akavuga ati Jeremy ndabona adakwiye kwinjira mu bwami bwanjye byategwa n'imigendekere yanjye naho nashakaga kumva muri make nubwo wacunguwe ariko ntibihagije imigendekere yawe niyo izagena niba uzajya mu ijuru cyangwa utazajyayo noneho rero urumva ko utacunguwe mu buryo bwa burundu uwo Yesu acunguye amucungura rimwe bikaba bihagije iteka n'ubundi kuko baranditse ngo kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana ariko kandi ngo kubw'igicumuro cyaturutse ku muntu umwe no gucungurwa n'ubundi byaturutse ku muntu umwe Jeremy Adamu yaracumuye twese tuba turacumuye tuba tubaye abanyabyaha Yesu ajya ku musaraba arabambwa twebwe twari kubambwa cyangwa twari gupfa buheriheri tuba turabambuwe tuba dutangiye inzira yo gukiranuka buretse gato gutangira wavuze kuko Adamu akoze icyaha twahindutse abanyabyaha ntabwo twatangiye kuba abanyabyaha ntabwo ari inzira yo kuba abanyabyaha ahubwo twahise duhinduka abanyabyaha buzuye noneho amagambo warukomojeho gatoya ari mu Baroma mu gice cya 5:18-19 Abaroma 5:18 na 19 igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye abantu twese duhinduka abanyabyaha sibyo urumva ni umuntu umwe wakoze icyaha ariko acyokoza inyoko muntu yose noneho ariko igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe n'umwe nanone ari we Yesu cyatumye twese dutsindishirizwa duhabwa ubugingo buhoraho ihangane gato byumve umwe atugize abanyabyaha tutabigizemo uruhare undi atugize abakiranutsi tutabigizemo uruhare noneho kuri Yesu rero hakazaho kondisiyo yo kubyemera Bibiliya iravuga mu Baroma 10:10 ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka akanwa akaba ari kuyatuza akaba arakize gukiranuka ubarwaho rero Jeremy ntago ari ugukiranuka wagizemo uruhare nko gukiranirwa na kubarwaho si uko wagizemo uruhare nuko ni Adamu wakiraniwe nawe uhinduka umunyabyaha noneho Yesu nawe wakiranutse kumwizera bita bituma wambikwa gukiranuka kwa Yesu ni cyitwa gutsindishirizwa ihangane gatoya no kubarwaho insinzi utagizemo uruhare ahubwo nundi wayikoreye noneho umwizeye bayikubaraho nk'aho ari wowe wayikoreye ijuru kaburi hawe kubwo gutsindishirizwa na Yesu nta murimo wawe ubigizemo uruhare ibindi byose wakoreshwa na Yesu nyuma sibyo biguhesha kujya mu ijuru ikibazo rero nibaza yego Jeremy haragata igitabo cyitwa kugana Yesu yego ndacyumva ntago ndagisoma ntago ndi kuba ntakegereye ntago ndi kubika ariko hari amagambo avuga ngo sibyo ijuru cyangwa se ingoma y'Imana y'abayoboke bameze nk'impumyi ahubwo ngo ni y'abayoboke bashimwa n'Imana bazima noneho ndagira ngo musobanure yego bisaba ko iyo uri impumyi baba bakurandata yego
bishatse kuvuga rero nta mpumyi impumyi mu by'amwuka ariko niko ndi kuvuga ndakumva neza. ubwo bisaba ngo nimba jewe ndi mu nzira y'Imana ngomba kwiga ihangane gato Jeremy ntutujyane muri tugane Imana cyangwa tugane Yesu kubera ko byari kuba byiza ubihuje n'ibyanditswe ahubwo bibivuga gutya iravuga ngo yuzi kubona sibyo icyaha cyawe kigumaho ni Yesu wabivuze uramutse wemeye kuri impumyi ahubwo sibyo yahita guhumura nta rubanza waba ugifite ahubwo ikibazo nuko abantu bazi ko babona kandi bahumye kuba uzi kubona rero nuko utekereza ko we wakwiyobora ugakora ibintu byiza byaguhesha kujya mu ijuru ariko wemeye ko nta kintu cyawe nta ruhare rwawe wagira kugira ngo ujye mu ijuru Yesu arahari kugira ngo imirimo yakoze myiza ayikwihera ikubarwe ni we yayikoreye ayikwihera ikubarweho uhabwa ijuru nta ruhare rwawe rujemo. Yego none se ubwo uruhare rwanjye rwaburamo gute kandi urugero yego iyo ufite abana yego iyo uzanye ibyo kujya ku meza nabo babigiramo uruhare kuko nibo bafata ibya mbere yo wenda byo gukaraba cyangwa se bagafata foke bakabijya. Yego bishatse kuvuga rero natwe nimba Kristo yaraducunguye natwe tugomba kugira uruhare rwo kwicungura se nanone tukagira uruhare rutari nk'urwa Kristo. Aha tujyane gatoya none tandukanye uruhare rwa Kristo rero n'urwawe icyo Yesu yakoze ni ukugucungura wowe sibyo kugucungura niki nuko yishyizeho ibyaha byawe byose Jeremy wowe utari wabaho aranabizira none rero uyu munsi rero icyo usabwa kugira ngo ukurweho urubanza ni ukwemera icyo Yesu yagukoreye ntabwo uzajya ku musaraba kwipfira cyangwa gupfira undi muntu ntabwo byakunda ni igikorwa Yesu yagukoreye utagiramo uruhare uyu munsi Jeremy nta kintu wakora kugira ngo wabarirwe icyaha niyo cyaba kimwe niyo cyaba gito hanyuma y'ibindi nta gitambo watanga kugira ngo Imana ikubabarire igitambo cyatanzwe nande na Yesu kandi cyaremewe icyo usabwa ni ukucyemera kugira ngo nawe wemerwe. Hari amagambo Paulo yavuze yaravuze ngo buri munsi yapfaga ku cyaha bishatse kuvuga ngo buri munsi yarihanaga. Kwihana ni iki Jeremy? Noneho umva icyo ndatoyenda tari guhurizaho ni icyo ihangane gatoye ibindi byose turi ni iki wita kwihana wowe? Kwihana rero ni ukumenya ko ubundi amategeko y'Imana sibyo ego ni indorerwamo twe twireberamo ko twateshutse twagiye kure y'Imana twamara kumenya ko twagiye kure y'Imana hakabaho wa mwanya wo gufata mu bwiherero umuntu agapfukama akavuga ati hano nakosheje kuko tubaye nk'abandi bavuze ngo twese ngo twaremewe kujya mu ijuru tukumva ko Yesu Kristo agiye ku musaraba. Komereza aho warugeze Jeremy ihangane gato wakosheje hanyuma ukabikoraho iki? Ni ugusaba Imana imbabazi. Ni ugusaba Imana imbabazi. Ihangane ugatanga ikihe gitambo? Nta gitambo. None imbabazi zikaturuka hehe? Ihangane gato. Wabisomye heze Bibiliya avuga mu Baheburayo 9:22 ngo amaraso atavuye ntihariho kubabarirwa ibyaha. Niwe keretse wenda uramutse ufite uburyo bwawe bwihariye budahura n'ijambo ry'Imana ariko icyo Bibiliya igaragaza cyo uhereye kera kose kugira ngo Imana ibabarire umuntu icyaha niyo cyaba gitoye byasabaga ko amaraso ameneka y'igitambo noneho umuntu akajya yagira ute yababarirwa. Noneho Jeremy tujyane wowe rero kugira ngo ubabarirwe habonetse nyine uwaguhereye igitambo ari wende Yesu atanga igitambo nk'impongano y'ibyaha byawe byose. Kubyizera rero bituma Imana ahubwo ikukuraho urubanza rw'ibyaha byawe byose. Wowe nta kindi gitambo ushobora kubona wahereza Imana. Igitambo Yesu yatanze kirahagije. Kutacyizera bingana no kurimbuka. Kucyizera bingana no gukurwaho urubanza ukaba mu isuzi ko wababariwe n'Imana. Nibyo Dawidi yavuze ngo ni amahirwe y'umuntu ngo Imana yababariye ibicumuro bye byose ngo ibyaha bye bikaba byaratwikiriwe. Sibyo? Nawe rero wagira ayo mahirwe. Ukagaragara imbere y'Imana usa neza utunganye ariko bivuye gusa ku maraso Yesu yamennye. Naho amagambo yawe yo ntabwo yagukuraho icyaha niyo cyaba gito imbere y'Imana. Ibyo by'ibyaha ni urupfu. Icyakora kubera ko hari urupfuye mu kimbo cya Jeremy
Jeremiya mwizeye arababarirwa akemerwa n'Imana akabaho mwisi atunganye nta cyana kimwe Imana imubaraho. Yego. Nose atabayeho amaraso ntabwo umuntu yababarirwa. Niko ijambo rivuga. Uze kuhasoma. None byaba byiza ihangane gato. Byaba byiza tuzagendeye ku bitekerezo byacu abo tugendera ku ijambo ry'Imana. Okay. Bo yenda bitewe nuko ahantu ndi nta Bible mfite. Yego. Imana nito hakura yenda tukagera ku wundi munsi nk'uyu. Yego. Nzabavugisha yenda mfite nanjye Bible yenda tugendane. Turaza no kuguha nimero ariko. Wanavugana na nyuma sibyo? Noneho wanabishaka tugasoma n'ibyanditswe ufite Bibiliya mu ntoki zawe. Wanabishaka n'igikunda mvura sikure twazagusura. Ni karibu ntare. Tukarushaho kuganira. Utuye mubera se utuye he? Kumubera. Sawa urakoze cyane. Suza abantu b'igikunda mvura. Ndabanda basohoza. Ijoro ryiza Jeremiya. Ni hafi cyane. Ntakibazo. Afite icyaka ryiza cyane. Imana izamuhe guhishurirwa. Udafite icyaka ryiza ariko nyine ryiwe ku giti cye. Ariko Imana izamuhe guhishurirwa igikorwa yakoze mu mwana wayo kugira ngo umwizera atsindishirizwe nawe. Abantu bakunda gushyira imbere ko bazi kwatura ibyaha. Allo country. Oui. Mwiriwe neza. Turakumva rwose cya mbere utuganirire. Numvise ikiganiro mwari murimo. Ninde uherereye he? Ijambo ry'Imana. Yego witwa nde uherereye he? Nitwa Nizeyimana Joel Fisto. Yego Fisto. Uherereye Fisto? Rereye mu kagari ka Kamure. Umurenge ni Gashonga. Okay. Gaho tuganiriza. Umvisha iki mu kiganiro? Yarahinde kumva muri kuganira mu gikunda mvura. Jeremy. Yego. Ko umuntu agiye gusenga habamo kwitunganya. Yego. Kaba hari n'ikiganiro bishe mu ijuru ntirikorerwa. Yego. Kandi wenda hari umwigisha nawe ejo wazaho kavuga ngo ijuru riraharanirwa. Yego. Ubwo nagiraga umusobanurire ukuntu umuntu yabigeraga kugira ngo ajye mu ijuru. Urakoze cyane. Ijuru turiheshwa no kwizera Yesu. Wenda ukiri ku murongo. Icyo Yesu yagukoreye icyo kiguhesha kujya yagukoreye iki rero? Icyo yagukoreye kuko wowe udatunganye. Ariko nanone kudatungana kwawe gukomora kuri Adamu mukurambere. Igicumuro cye cyatumye nawe uhinduka umunyacyaha. Na niyo mpamvu wora witunganya ukabona ntutungana. Yesu rero yaje gufata bwa bubi bwawe bwose ubwo wiyiziho n'ubwo utiyiziho abwishyiraho. Ariko yemera no kujya mu gihano wowe wakagiyemo. Urupfu wakagiyemo rw'iteka kwerwa mu nyanja yakumuriro n'amazuku. Yesu yemera gufata wa mababaro wakababajwe aho babazwa mu cyimbo cyawe. Niyo mpamvu ujya uvuga ngo Yesu yaragupfiriye. Amaze gupfira rero kubyizera we bigukuraho urubanza rw'ibyaha imbere y'Imana. Ukaba mu isi waremewe n'Imana ariko atari ku bwawe ahubwo ari ku bwa Yesu. Ibyo byizera udashidikanya mu mutima wawe Imana igakuraho urubanza rw'ibyaha ukabugiye mu bantu babonye ijuru uwo munsi guhera uwo munsi ubyemereyeho. Nta kiguzi utanze ahubwo wizeye icyo Yesu yagukoreye. Yego. Ngewe ubwo narinze ko ijuru umuntu ariharanira rikorera. Ariko se umaze kumva icyo Yesu yakoze basi se wumva iki kidahagije kugira ngo wemerwe n'Imana? Wenda hari ibikorwa abantu benshi bakora. Gufasha abakene. Ihangane ibyo turabizi n'ibindi byinshi. Ariko se ibyo ukumva ko hari na kimwe cyagura cyaba ikiguzi cy'icyaha cyawe? Oya. Aha. Iki kiguzi cy'ibyaha byawe ni ikihe? Ngiye ikiguzi cy'ibyaha byawe ni ikihe? Ngiye nuko numva nakoze ibyaha. Naca bugufi.
Asaba Imana imbabazi. Ihangane gatoya Fisto. None se ukabutanze ikihe kiguzi ku cyaha ze? Ariko Fisto wirengagije ko kuva kera kose kugira ngo Imana ibabarire umuntu icyaha byasabaga igitambo. Njyewe nzi ko Yesu ajya ku musaraba. Bamuwambye. Turabamburwa kandi bamuwambye ahorwa ibyaha byacu. Byawe noneho tubigarure kuri Fisto. Muri make rero aho niho ibanga rihishe. Ibyaha bya Fisto byagiye kuri Yesu. Yesu abimenera amaraso arabihongerera. Arapfa mu cyimbo cya Fisto, amaraso arameneka, Fisto ababarirwa ibyaha bye. None Fisto wamaze kubabarirwa ibyaha bye. Sibyo tujyane Fisto. Ku bwande? Ku bwa Yesu. Sibyo? Kuki Fisto atumva kubwo noneho yamaze gukiranurwa, Yesu yamaze kumukiranura n'Imana, ko none hari umuntu uri aho ngaho wemerewe kujya mu ijuru ariko ku bwa Yesu. Sinzi niba kugana ukumvije. Ntago wabarirwa ibyaha kubera ko wabisabiye imbabazi, kubera ko wabibwiye mugenzi wawe, ahubwo wibabarirwa kubera ko Yesu yabimeneye amaraso. Nicyo kiguzi nyine cy'ibyaha. Nta kiguzi kiba mu magambo wowe uvuga, ahubwo ikiguzi kiba mu maraso Yesu yamennye. None niba ikiguzi cyaremewe, ubwo we ntiwemewe? Naremewe. Ariko ari numva ngo ngende ntungane bwira icumuye kare. Ibyo nabyo ntibyanditse muri Bibiliya. Icyo nakwibwiriraga gusa ni ikiguzi cy'amaraso Yesu yatanze nk'impongano y'ibyaha bya Fisto. Icyo nicyo Fisto yemera, akababarirwa ibyaha bye byose ku bwa Yesu, akaba mwisazi neza ko afite ubugingo buhoraho ku bwa Yesu, atari ku bw'imbaraga za Fisto. Sibyo? Ubitekerezeho, ibyo kubyizera bingana no kubona ijuru. Urakoze cyane nawe guhamagara. Ikindi nakongereraho Fisto, kimwe n'abandi bafite bene nk'icyo kibazo. Yego. Arega nyine iyo uko guca bugufi kwa uvuga. Yego. Nawe utekereza udukurikiye. Uko guca bugufi, uko kuntu nyine utekereza waca bugufi kumva waciye bugufi imbere y'Imana. Iyo biza kuba ari ibintu bifite agaciro imbere y'Imana. Yego. Ubwo Kristo yari kuguma mu ijuru. Noneho Imana ikigisha abantu guca bugufi. Yego. Bakajya babigenza gutyo bitekereza, noneho bakababarirwa ibyaha. Ngiye numva yerekane guca intege guca bugufi. Damase. Ahubwo umuntu nace bugufi amenye ko ari mubi cyane. Nace bugufi amenye ko ntacyo ashoboye. Nace bugufi amenye ko adatunganye. Nace bugufi noneho yikureho icyizere. Noneho yizere Yesu, yakira imbabazi z'iteka, amenye ko ibyaha bye byahongerewe, ahabwa ijuru ku bwa Yesu cyane. Uko niko kwaba kwitwa guca bugufi nyako. Ni nako kwihana koko. Yego. Allo Country FM. Esala. Oui. Niriwe mute. Namahoro. Ikiganiro nkimubye kirimo hagati nanyumvisha gake n'ijyamo yacu ko bimeze. Kitwa ijuru ntirikorerwa. Ikiganiro kitwa ijuru ntirikorerwa. Kibwira abantu uburyo babona ijuru. Ariko banyuze kuri Yesu gusa. Yesu wabaye ingurane y'ibyaha byacu, agapfa urupfu twagapfuye, akaduhanirwa kugira ngo twemerwe n'Imana. Ari mpamvu yavuze ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, nta wajya mu ijuru atari we umujyanye. Ikiganiro rero muri make nuko cyitwa ijuru ntirikorerwa, kibwira abantu uburyo babona ijuru banyuze kuri Yesu, batanyuze mu mirimo yabo. Yego. Mu ncamake. Hanyuma kubera ko utakurikiye urihangana, tuze kuguha nimero, noneho tuze kuganira birambuye mu gikari atari muri studio, kubera ko hari benshi bari guhamagara banakurikiye bashaka gutanga inyunganizi. Yego. Matabe nizo nake navuganaga igisagara. Aho urakoze cyane. Igisagara ya hehe? Sagara agashonga mudugudu wa Kabeza kagari kamu. Sawa urakoze cyane Jonas, ijoro ryiza. Muze kumba nomero mu gikari. Mukanya mu minota 5 turazitanga. Urakoze Imana bayimugisha. Urakoze nawe. Nyine abantu bagiye baca Sagara ya hehe? Afashe.
Allô, Country. Allô? Oui. hajemo ikintu kimeze nka interference. Yarari kuri radio. Okay. Shakaga kwiyumva. Kandi ntibihura hano buri kutwica. Allô, Country. Allô. Oui. Uraho neza? Ego. Amakuru. Neza. Ninde uherereye he? Ngabire mberereye Kigali. Yego Ngabi. Wakurikiye ikiganiro? Oya. Niho nkibafatisha. Niho kidufatisha. Ikiganiro twarimo cyitwa Ijuru ntirikorerwa. Kandi turi kugisoza, urumva nanone ntitwagusaba ikibazo cyangwa igitekerezo utagikurikiye. Cyokoze ushingiye kuri uwo mutwe wacyo se ushingiye kuri iryo zina gifite Ijuru ntirikorerwa, ahari ushobora kugira ibyo wakenera kutubaza, tugiye gutanga nimero uze kuzifata noneho uze kutubaza, turaza kugusobanurira impamvu cyitwa gutyo. Urakoze cyane Ngabe. Yego. Urumva nyine guca bugufi byakabaye kumera nk'abana bato nk'uko ijambo ryatubwiye. Kandi lalo ndabumva. Ninde uherereye he? Pasi ndi ku Nkombo. Yego Pasi. Meza mutaravande. Amahoro. Kambashimye ku kiganiro cyiza mutanga. Yego. Ariko hari umuvandimwe wawe aje ngo umuterana cyangwa se urusengero rw'Imana n'inama kandi turifuza kubimenya. Pasi, watubwiye muri make se kugira ngo n'abadukurikiye bunguke, turaza kuguha nimero uratubaza ibindi bibazo byihariye ku ruhande. Watubwiye muri make wowe ubyumva ute kuba ijuru ridakorerwa, kari uwo mutwe w'ikiganiro, ese wowe urarifite, uri umukiranutsi? Mbega tunyuriyemo muri make ko dufite iminota mikeya. Murakoze. Nk'uko abavandimwe bagiye babwira ko bigisha kandi twarakumenya ko muri rwa rukundo Imana yadukunze ikaduha umwana wayo, tutabireberera gutyo gusa, ahubwo natwe hari icyo tugiye kongeraho kugira nyine tugaragaze agaciro duha ayo maraso yatumenewe. Ko ayo maraso wayongeraho iki wowe? Nayongeraho gukora imirimo myiza yo gukiranuka. Okay, noneho rero amaraso ubwayavuze iki kuri wowe? Tube turetse imirimo yawe. Ayo maraso ubwayavuze iki kuri wowe? Ayo maraso avuze igitambo. Avuze igitambo. Cyatambiwe iki? Cyatambiwe ibyaha n'ibicumuro byawe. Ese ni ibyaha n'ibicumuro byawe byose cyangwa ni bimwe muri byo? Ni byose. Ihangane gato. Niba ari byose rero, umuntu wakuweho ibyaha imbere y'Imana ubwo aba ari iki imbere y'Imana? Aba ari umunyabyaha cyangwa aba ari umukiranutsi? Aba ari umukiranutsi. Ubwo tuvuge ko nawe uri umukiranutsi ku Mana. Cyane gato. Ese ubwo ntibivuze ko ibyo biguhesha ijuru? Ibyo ngibyo ntabwo bimpesha ijuru. Kuko nanone sinagenda ngo njyane sinzira ngo ijuru ndirimo. Kandi nyine hari abandi muri ya mirimo myiza ngomba gukora, nuko ngomba kwigisha abandi ko bagomba kwizera. Ihangane gatowe, abandi n'ubu baretse wowe, niba wamaze kuba umukiranutsi imbere y'Imana ubikesha Yesu, ijuru waribonye cyangwa nturaribona? Ijuru ndarifite kuko nizera kandi nizera nayo maraso. Urakoze. Noneho rero imirimo yawe se niza kuri guhesha cyangwa n'uwo murimo Yesu yakoze? No murimo Yesu yakoze, icyo kirumvikana. Noneho iyawe nawe ndi tuyirwanije. Ariko wibuke ko Yesu yatubwiye ngo mbatumye mu mahanga yose. Ibyo turabyumva, n'ubu natwe turi kubwiriza ubutumwa bwiza. Ariko ntabwo turi kubwiriza kugira ngo duhabwe ijuru. Turi gutangaza ahubwo ijuru twahawe ku buntu. Sibyo Pasi? Tugiye gutanga nimero, ibindi turaza kubiganira nyuma, kubera ko dusigaranye umunota umwe gusa. Tugiye kutangamo nimero, nawe ushatse wava kuri telefone none ukafata nimero wazandika cyangwa ukuntu uzifata, hanyuma ibindi turabivugana mu gikari. Twihuse rero, izanjye ni 0784425257. Iyo ni MTN na iri kuri WhatsApp ko washaka kunyandikira
noneho Airtel ni 0733399344. urakoze cyane. njye Emile&Damascene iya mbere ni 0722339274 kuri WhatsApp inariho. indi ni 0782727067. ubwo washaka kujya muri groupe ya WhatsApp ijuru ntirikorerwa twamushyiramo. Yego. washaka kutureba kuri Facebook yareba Emile&Damascene cyangwa se Emile&Damascene cyangwa se page yacu ijuru ntirikorerwa TV. ariko na YouTube channel ijuru ntirikorerwa TV na irahari. Yego. Amahoro y'Imana abane n'abizera Yesu Kristo bose. Amen.